kugeza aka kanya ntabwo tukiri kumwe na Murundi. Yego. Kuba twabana nkuko byari bisanzwe. Ntago yaragihaha, ntago yarakingurira isabune, ntago mbese uburyo twari tubanyemo byari bimaze guhinduka. Yego. Nizere ko mumeze neza cyane, turabasuje kandi tubaye ikaze mu biganiro bya Yawe TV. Mukomeze kudukurikirana, ni iby'agaciro cyane mu bana natwe umunsi ku munsi aho muri mu bice bitandukanye. Tubaye ikaze mu biganiro byacu, sura website yawe tv.com kugira ngo ubashe kumenya amakuru abavugwa hirya no hino, ubashe kumenya ibigezweho ku isi muri rusange. Uyu munsi turi kumwe na Irene Shanela Mugwaneza. Umugwaneza umeze fresh? Meze neza. Tubaye ikaze kuri Yawe TV, ntabwo waruherutse kabisa. Murakoze cyane. Amakuru y'imisi? Ni meza. Kutuje cyane. Yumuna baje gutya. Akaro kuma nakaba. Narabuze ariko nagarutse ndahari. Okay, twishimiye kongera kwakira hano ni mu rugo, twongeye kugoha ikaze mu biganiro byacu kabisa. Okay, fresh noneho. Imeta ibivuze ikisi. Ana urabizi. Okay, sawa cyane kabisa, yitwa Irene Umugwaneza. Siyo mazina se? Yego, niyo mazina. Ya mazina ntabwo urahindura. Uko mazina wavutse ukabatizwa yitwa Mariye na Jangara kandi kiyongera. Oya, nta rindi zina rirajyaho. Nta rindi zina rirajyaho. Okay, sawa cyane kabisa. Hanyuma tumaze kugwikaze Irene muri story yawe abantu bamaze kumenyera na Murundi, umudamu wa Murundi, ariko haje gucama gapoze muri make tosha kwigarukira ku mpamvu zabiteye, byanyenze gute kugira ngo bize kugenda kuri yakose abantu bagiye babona baba gukurikirana umunsi kundi. Nyine ukuntu byagenze kuri abantu babibonye kugeza aka kanya ntabwo tukiri kumwe na Murundi. Yego. Kuba twabana nkuko byari bisanzwe. Ubu ngubu nyine ndi mu rugo. Yego. Nkuko nyine abantu bakurikiye story yacu ntago turasubirana. Ntago murasubirana. Ni life follower yemo mbi cyane itandukanye no kurimo gusuba ngubu, ni mu rugo bongeye kugwaka ya bongeye kukondora. Asha. Nari mfuye kabisa. Okay, none se wenda abantu baba wenda haryo umuntu wenda bakurikirana Yawe TV adakurikirana izo chaîne zindi wagiye utambukaho, ubundi impamvu nyamukuru yari yihe yatuma gusakuriya? Bwari ubushobozi buke, byaro kutumvikana, byaterwaga n'iki? Urumva nyine kuko nabanye na Murundi ababyeyi batabizi. Hanyuma njyayo turabana nk'umugore n'umugabo. Mu by'ukuri nyine yamaze kumpropoza dusa nkaho tubanye nk'umugore n'umugabo. Ariko ntago nyine byari byemewe mu rugo, ntago bari babizi. Ikindi kandi nta n'abantu benshi bari bazi ko tubana, usibye itangazamakuru ryahoraga ritugwaho buri gihe. Ariko impamvu nasaga kuriya, urumva habayeho kutumvikana kwa famiye. Nta nyine musaza wanjye yaraje yasanga mbayeho mu buzima butari bwiza, bibazaga hano naragiye. Aje asanga ndasa nabi. Urumva rero impamvu nyine byaragoranye cyane kuko babonaga ko nari ntangiye gusuka undi kuntu. Noneho yaraje asanga nsa nabi cyane. Nanjye mbona ko impamvu nyine iri gutuma Murundi ahinduka cyangwa se atarimo kunyitaho nkuko byari bisanzwe mbere ari ukubera amagambo umusanzu wanjye yamubwiye atari meza yamukomerekeje. Bituma mpima rero niko nabyita, ibyo yankoreraga byose arabireka kubera amagambo yamubabaje. Niyo mpamvu rero nabonaga ko ntangiye kumera nabi, mfata umwanzuro wo kugenda. None se ko umuntu yavuga ngo ubuzima bwahindutse mu gihe gito, niki cyabiteye kugira ngo umuntu agupropose akwambika impeta barimo no kubona nziza cyane kabisa, hanyuma mu gihe gito yamutaramarana igihe kinini bite bizamba kuri yawe tusa kuri ya wasaga? Impamvu nuko ababyeyi bashatse ko mbana nawe babizi cyangwa se imiryango iziranye. Ariko impamvu nasaga kuriya Murundi bitewe n'amagambo musaza wanjye yamubwiye, niba warabibonye, musaza wanjye yarafite uburakari bwinshi cyane bitewe n'ukuntu baje kuntwara bakanjyana. Noneho abona narashatse, abona ndasa nabi, kandi abona mfite umugabo. Noneho atekereza uburyo uwo mugabo atigeze ajya mu rugo ngo ajye kubabwira impamvu twashakanye cyangwa namumenye. Bituma rero atuka umugabo wanjye. Birangira nyine umugabo wanjye arakaye, amaze kurakara atangira kumpima isabune yaguraga arabireka, amavuta kwisiga. Niyo mpamvu nasaga kuriya. Niyo mpamvu wasaga kuriya. Okay, wenda turagira kuri step yo kuza kugutwara, noneho wenda bivuga ko wenda byasana byabaye too much. Nakibaza ngo Murundi kugira ngo iwanyu baze kuvuga ngo n'ubundi mwabanye
navuga ngo bidaciye muri process zose mu nzira zose yagupropoje mu rugo batabizi ntago bari bamuzi mwihutishe ku bana byagenze gute? Ni kwa kundi nyine ko umuntu agupropoza yego umukunda nawe agukunda noneho ukavuga ubukwe buzaba nyuma reka mbe ndi kumwe nawe ariko mu by'ukuri niko byagenze nyine urumva twese tubana tutarabanza gukora ibindi bisabwa umurenge n'ababyeyi kugira bamenyekane kurumva iyo umubundi yakwambitse impeta mu rugo batabizi nago bari babizi kuko umutipe ya propose umukobwa ngira ngo ni nk'ikimenyetso kimwereka yuko noneho bibafashe nyine umwanzuro yamwereka famiye n'undi akerekana muri famiye rero we twebwe twese tubana mwese mubana ababyeyi batabizi hanyuma umusaza wawe yaza kwinjira urugo gute atanya gutonganya umugabo wawe bigenze gute? Yaraje yibaza impamvu nashatse umugabo udashaka kumenya famiye yanjye utarigeze ahura na famiye yanjye yibaza impamvu yantwaye nyine mu buryo butemewe aramutuka amubwira nabi cyane Murundi ararakara nk'umuntu nyine w'umugabo nago byabura atangira nyine kumfata nabi kubera ayo magambo umusaza wanjye yamubwiye hanyuma kuza no kugutwara mu rugo kuza kuntwara mu rugo byari intambara ikomeye ngira ngo abantu benshi barabibonye ntago byari byoroshye urumva nyine yaraje abona ko yaje noneho yarakaye cyane bitandukanye n'indi minsi arangije arantwara ndagenda nanjye nari ntangiye kubona ntago yaragihaha ntago yarakingurira isabune ntago mbese uburyo twari tubanyemo byari bimaze guhinduka umusaza wanjye aje nanjye mfata umwanzuro wo kugenda mu rugo n'abantu benshi nabonye barambwiye nabi ngo kuki nagiye nkasiga mu rundi bari nanjye nari kwibaza ngo kuki utafashe imyanzuro ukenda gusanga family mu comment menshi nayabonye ari kuntuka ari kumbwira nabi ariko mu by'ukuri nta muntu bitabaho bitewe nanjye uburyo nibagamo yego baba bavuga se bure yaramukundaga kwemera guhita musiga kubera namusize ntago ari uko ntamukundaga iyo nza kuba ntamukunda nago mba naramusanze yego ariko niba nyuma byaraje guhinduka ukora ibyo ababyeyi bashaka hanyuma dusubirane no kuvuga ngo wowe ugendera ku babyeyi niba umuntu abyumva neza ntago ngendera ku babyeyi ariko ababyeyi bagomba kumenya umugabo washatse kuko ntago ababyeyi bakishira bataza ahantu uri yego ntago byashoboka rero wenda ubwo bukwe nubwo nta bushobozi bw'ubukwe dufite kuko benshi barabibonye nta bintu turagira ariko wenda bizagenda cyambere n'urukundo ariko nyine ubushobozi bubaye bw'ubukwe twabukora ariko mu gihe ubushobozi butaraboneka ntago uzasubirayo ngo mukore iyo mihango yose oya azaza waganire n'ababyeyi hanyuma bafata umwanzuro ababyeyi nibavuga ati genda nzasubirayo nibavuga bati bireke uzahaguma none se urumva nzagenda ababyeyi batazi aho ngiye ntago nabyo byashoboka mbese ni ngo Irene muri make nta mwanzuro wawe wakifatira utegereje ko impande ebyiri zizaganira ntago ari ko bimeze Patrick umwanzuro ngewe sibyo icyo nshaka nuko ababyeyi banza kuganira na Murundi cyangwa famiye ya Murundi gahona famiye yanjye bakabiganiraho nkagenda bazi famiye nshatsemo bazi nyine aho ngiye kuko ntago bazumva ngo umukobwa yarashatse batazanuye yashatse batazamusura none se wabanye na Murundi agushutse ntago yanshutse twabyumvikanyeho mwabyumvikanyeho kuza guhita uhindura se ntago nahinduye nashaka kugira ngo ngende hanyuma ibindi bizabe nyuma turi kumwe ariko ababyeyi babigize intambara baragigira okay noneho story yacu hanyuma uvuyeyo ugarutse mu rugo muracyavugana byarangiye communication ihagaze turavugana turavugana cyane kuri telefone kubonana ntago tonana ntago kiva mu gipangu ndanamukumbuye cyane ndabisi ko ari burebe ikiganiro ndanamukumbuye cyane okay noneho ubwo ngo nuko ngo Murundi arasabwa iki noneho niba araganiriye n'ababyeyi yuko mva barashaka we ikintu asabwa arasabwa kuba famiye yiwe yaganira niyacu cyangwa se we akaza mu rugo akagana n'ababyeyi cyangwa bagahura bakaganira bagafata umwanzuro ariko wenda ubushobozi nibukomeza kubura bw'ubukwe ntago bivuze ko nazasubirayo icyo umwanzuro ababyeyi bazafata niwo nzakurikiza kandi nago nibananirana ugaruka undi kuntu bizagenda gute we bya byose wowe ufite navuga ngo ufite amakuru ku mpande zombi ari ababyeyi iyo barimo murabana uzi uko bimeze ku babyeyi urumva na Murundi nawe muravugana uzi nawe uko abitekereza
banamubwiye nawe wenda ashobora no kuvuga ati ntago nanjye nakugarura batansabye n'imbabazi turashaka nyine ko tumenya story neza ukuntu imeze. Murundi yararakaye urumva amagambo bamubwiye ntago yari meza nta nubwo yanabashimisha n'abarundi kazi rwose bashyigikiye Murundi ngenda nabumva cyane ariko nyine nta kundi byagenda ndetse nanjye ntago nakifata ngo mvuge ngo ngiye guhita nsubirana nawe ababyeyi bataza ahantu ngiye ababyeyi batazansura narwaye cyangwa nabyaye ubwo urumva nasurana Murundi nzi neza ko batazahagera ahubwo icyo nshaka nuko ababyeyi bazahura na Murundi byarangiza bakaganira noneho bakamenya icyo gukora nanjye nkabona icyo gukora. Mbese mu rugo hariya warinze uhava batarahagusura mu rugo batarahansura gute mu rugo iwanyu bari bataragusura ngo muna ahantu bari bakansura kuko sinzi n'uburyo musaza wanjye amenya ahantu mba nabonye anguyeho ubonye akuguyeho yego ku gitenge cyawe. Okay, fresh kabisa ariko ubwo wenda navuga ko hari ibyiringiro wenda yuko dushobora kuzongera tukabona mwabanye ariko nakwibaza ngo igihe gitoya mwari mumaranye ibyo yose wari waramaze gukonfirma ko umugore we y'umuntu mubana mu nzu cyo yabivuze nicyo yabivuze. Okay, mu gihe izo condition mu rugo barimo kumusaba atazazubahiriza sugo izagenda nawe igitekerezo cyawe nk'umuntu wamukunda kwifata nkatansubirayo ntago bihari pe kuko ntago ikibazo ntago uri kucyumva nindamuka nsubiyeyo nkagira ikibazo ababyeyi ntago bazaza kunsura nindwara cyangwa nkabyara cyangwa nkakora iki kindi ntago bazaza gusura bazajya mu rugo rw'umuntu utarigeze agenda ngo bamumenye ntago rero byashoboka. Mbese Murundi mu gihe azavuga ati mwaransuzuguye musaza wawe dore ibintu yankoreye yaramwandagaje Murundi ntago azagendera ngo kuri musaza wanjye kuko nyine yamubwiye amagambo mabi pe ariko bivuze ko wenda Murundi ahubwo we ababyeyi ubundi musaza wanjye ntago amfiteho uruhare cyane kuruta ababyeyi bambyaye nubwo tuvukana wenda baramutumye kuko ari babigizemo imbaraga cyari babishizemo umuhati impamvu yabigizemo imbaraga niwe musore dufite kandi agira n'amahane ariko nyine ababyeyi bagomba guhura na Murundi bakaganira bagafata umwanzuro nyine Murundi akaza yaciye bugufi uburakara akabushyira hasi ababyeyi nabo bakaganira nawe bagafata umwanzuro bamaze no kubyibuha cyane ariko nese Murundi yavuye n'akana kagiyemo bimeze bite ntakarajyamo umuntu mwarimu wanye mu nzu igihe kingana gutyo wapi kubana n'umuntu mu nzu bivuze ko muhita mubyara se mwakoreshaga iyihe metode nta metode mwakoreshaga ubuhe buryo mu kwikingira se twebwe nyine twumvaga ko igihe kitaragera igihe cyo kubyara kitaragera ufite impeta nziza kabisa abantu bavuga ngo ko iyo umuntu ashatse ngo ahita abyibuha amani biterwa n'iki n'ikibuno cyariyongereye kirakwishe ngo kirakwishe nawe usigaye kiba kikakubangamira se bisanzwe ko nanganaga n'ubundi ntabwo numva nakwibuka mbere niko nanganaga n'ubundi nta kintu cyongereyeho se ni ibisanzwe okay fresh hands ko wenda mubaye mufashemo agapoze harimo akana kigeze nk'amezi nkangahe rero nta cyabaye okay fresh hands yitwa Irene hanyuma ubuzima bw'igihe wari kwa Murundi n'igihe ugarukiye mu rugo difference niye urumva imbere musaza wanjye ataraza ngo duteze akavuyo nge na Murundi twari tubanye neza nta kibazo twari dufitanye ariko nyuma y'uko agenda amubwiye nabi ubuzima bwarahindutse ntangira gusa kuri abantu babonye ntangiye kumera nabi ntangira numva ndi njyenyine Murundi kuko nyine yari yararakaye cyane bitewe n'ibintu umusaza wanjye yakoze ubwo nahise njya mu rugo maze kujya mu rugo numva ubuzima burahindutse numva mbaye mushyashya numva nta kibazo yakwambitse impeta bivuze ko ubu ngubu wafashwe nta yindi niga yakwinjirira niko bimeze nta niga yangigira mbese ubwo mu maherezo bizarangirira izo kondisiyo zikarangira zanze bizagenda bite gute igihe nyine izo kondisiyo barimo bamusaba bizarangira bitarimo gukunda nawe nk'umuntu niba nkunda koko agomba kuzabikora ubushobozi ariko umenye ko bisaba ubushobozi nyine ntago abufite kandi namukunze mbizi n'ubundi ko nta bushobozi afite wari ubizi ko nta bushobozi afite wamukunze n'ubundi ubizi ko nta bushobozi afite byaje guhinduka bite se
kuki utavuze utakomeye ku rukundo rwawe mpamya ko ari bwo ari kubaye intwari ubwo utari kukimunyinjira mu ntabwo buzima nigeze mukunda kubera ibintu n'abantu benshi barebye neza nta nubwo njye nari mbizi ko agira inzu ntabyo nari nzi byari bigoye nyine uburyo namubonaga ntabwo nari nzi ko afite inzu gusa nyine nanone ngomba kuzasubirayo kuko iriya nzu dufatanyije kuzayigira neza nyine kuko irabura ibintu byinshi abantu benshi barabibonye amadirishya ntabwo arajyamo inzugi wapi kuva mu gasono ukajya mu nzu idafite idirishya rwari urukundo nyine ndibaza ngo turebe muri rusange ahanini usanga abantu wenda babanye bakundana nyuma famiye zikaza kubyinjiramo biba bikwiye ariko famiye ntago nanone wazibureminga none se niba umukobwa tuvuga ashatse sibyo ntumenye ahantu ashatse sibyo ntumenye n'uwo bashakanye ukumva ngo yarashatse gusa nyine biba ari byiza kugira ngo famiye zimenyane rero famiye ntabwo ari ukubyinjiramo kubera urwango ziba zibafitiye ahubwo ziba zishaka kugira ngo nyine zimenye ese umwana ahari aratuje ese bimeze gutya na gutya nyine akamenya kuko n'umusore erega aba agomba kugira ngo amenyekane iwanyu ibintu bitarabanza ngo bikemuke ababyeyi batarabanza ngo babikemure nta kindi kintu nyine nakora nta kindi kintu wabikora Murundi yo muvuganya kubwira ngo icyo se ubu ngubu turavugana cyane nyine nanjye ndi kumushishikariza kugira ngo abanze ahure n'ababyeyi baganire hanyuma dufate umwanzuro nyuma rero we ntago nyine arambwira icyo abitekerezaho gusa nyine aracyarakaye umukansoringa gute nyine ndamubwira ababyeyi babashimishwa n'uko umwana wabo ajya ahantu bazi ibyo ntibyakurakaza kuba musaza wanjye arakubwiye amagambo mabi ntabwo bishobora gutuma nyine urakara gahunda wari umfite ukayireka nyine nkamwumvisha uburyo bwose bushoboka ababyeyi bashaka kugira ngo bamumenye nawe famiye ye imenyekane n'iyacu kugira ngo nyine ibintu tubikore mu mucyo okay fresh kabisa none sinakibaza ngo Irene umugwaneza ubwo ndashaka kuza kukubaza ngo bigenda bite yaba comment na message wakira uzimanaginga gute bati n'ubundi Irene yamuciye imbere bwa mbere yamanze kumuca inyuma bamusujura nyuma biza kurangira none n'urukundo narwo rubajemo agatotsi uriya mukobwa ntagashobotse izo comment uzimaintayininga gute uzimanaginga gute nyine comment abantu niyo mpamvu nyine abantu badukunda cyangwa batureba kandi izo comment ziba zikenewe nyine nubwo akenshi bandika comment zitari nziza cyangwa zitatugira inama ariko buri wese umuntu wese yemerewe kuvuga ibyo ashaka nyine barantuka mujya mubibona bakavuga ngo nta rukundo ngirira Murundi ngo ntago nzi kwihangana ibiki ariko nyamara umubyeyi ufite umwana washatse atazano yashatse mu by'ukuri ntago namugira inama yuko akomeza kwicara atazano umwana we ari yego bari ikibazo niba ufite umwana yarashatse umugabo ukaba utazi umugabo yashatse ukaba utazano yashatse uba ugomba kugira ngo umenye neza ese umwana wanjye hanariye bimeze gutya na gutya rero abantu bagiye banuka ngo nacinye biriya byararangiye ndibaza ko nta n'ikindi kintu nabivugaho ariko nyine ubu ngubu ubwo tuvugana nyine ubu ngubu umva amakosa ari wowe bayashyira hari nyine baramvuga cyane pe na comment ziba ari mbi kuri njye ariko kumvuga mba nshaka nge comment zingira inama ntago zagucina gisizo ngizo izo ngizo abahetazi n'ubundi ntago bahura nandi ko bakomeje kumbwira nabi ubu nundi Murundi byangira mukati oya nyine comment abahetazi ntago babura comment mbi ntago zabura ariko nanone ntago ngiye numva ko ntafite amakosa kandi ibyo nakoze numva ko ndi kubikora kugira ngo noneho bice inzira nziza bizanyure mu nzira nziza hanyuma Murundi igihe mu rugo wakomeje kumubwira ati wenda uzazana inkwano ufata irembo nyine izo nzira zose zo kugira ngo umuntu abane n'undi binyuze mu mategeko karangira Murundi abonye atazabishobora aramutse ashatse undi ikosa warishyira kuri nde narishyira ku babyeyi bawe nese kitabagira inama mbere yuko ibyo nyine umubyeyi rega biragoye kugira ngo yumve kandi nanone umubyeyi ashimishwa no kubona umwana we akoze mariage akagenda ariko nyine iyo ukuze umuhungu udafite ubushobozi udashobora kuba yakubona ubushobozi bw'inkwano cyangwa ubukwe ababyeyi ntago babyumva ako se ku rundi ruhande wabyo babyumvikana abana uwo muntu nyine n'ubundi nihandi muzagera mu rugo nyine cyo kurya kibura oya ariko ashobora kuba adafite ubushobozi bw'ubukwe ariko mu rugo mukarya kandi neza ukarya kandi neza ni ibiki ujya ukumbura kuri Murundi
stories ze najya ambwira ngo ngiyo turimo kuganira ngo nkamusekera ngabona ngo ikirahure cy'idirishya kigiye ngo ni kajuga ngabona ngo iki nese wagiye uruseka inzi kuzura niwe najya nseka buri segonda inzi kuzura ubwo agahita aseka ikindi kirahure ku rugi kikajyaho nyine rumva abantu bamutoma ni mpuzamahanga iyo turi kumwe kameramani nawe yawugu mwana uwo mutoma no bwa mbere yani uwo mutoma ndavuga mani ngo wisetse ngo abone ikirahure cy'inzu kigiyeho buriya bonaga iranzi isakaye ngiyo nsetse abona ikirahure cy'inzu kigiyeho cyangwa akabona sima igiye ku nzu nuko nyine ngo ukumbuye stories ze kabisa mba nkumbuye stories ze cyane wowe nakaye kantu wajyaga umubwira kamunezezaga se yarakundaga iyo namuhamagaraga ngo shusho be byaramusetsaga byarabyemeraga byataye we yakwikiza yanyitaga be bisanzwe ikirahure kiransekeje ko ibyo bintu mbona na kameramani wanjye yabikubwiye nta kintu nakubwira twatse turacyacamo ndagaruka kudukora ariko kameramani yajambaye neza uyu munsi ariko se umugani we yagiye kuri kamera nawe najye kuri kamera tumurebe ahora yihisha arasa neza iyo yambaye inkweto nziza t-shirt nziza isaha nziza kabisa ni gashyashya yakweto nibwo yambwiye ati kuva ari Irene niko ndibita nshyiramo ni ukuri yambaye neza pe urabona tujyana ahantu mbabarira yarasengera bakamara ko nta n'icupa uri bugure yambaye neza kaba ari agaciyemo kabisa hanyuma ubu ngubu tuvugana uba wumva Murundi muzongera guhura ryari ari uko ababyeyi byakunze ariko aramutse ambwira ati duhurire ahantu dusangire tuganire ntago wabyanga karacyarimo kabisa uretse hanyuma se kwa Murundi we abajyanye na famille ya Murundi we mwanya mute famille ya Murundi bamwe barampamagara tukavugana bakambwira bira ntago wakoze ari byo kugenda wumva se bavuga ukuri cyaba barengera umuhungu wabo abarundi bakunda Murundi baramurengera bakamuvuga neza ngiye bakantuka nicyo kibazo wenda nugaruka mu rugo bishaka kuzarangira barashaka n'ubundi ko nsubira mu rugo ariko ikibazo ni ubushobozi but badufashe hanyuma dukora ubukwe hari icyo bitwaye se nta kintu byaba bitwaye nasubirayo ngo icyo nicyo kibazo gusa ni ubushobozi ikibazo cy'ubushobozi ariko twirebere muri rusange ubundi ubushobozi mu mibanire y'abantu bumara iki mu mibanire y'abantu urumva habanza urukundo cyangwa ubushobozi habanza urukundo ko ubwo bushobozi buza ari uko mukundana ubwo kuri wowe habanje iki habanje urukundo n'ubu mukaba muri kumwe ubuse muri kumwe turi kumwe ntabwo turi kumwe aka kanya kuba twicaranye cyangwa se tuganira ariko ku mutima turi kumwe ku mutima muri kumwe umutima wawe nta wundi uzawujyamo atari Murundi ntabwo byavamo ntabwo byakunda hanyuma ababyeyi bawe niba bajya bakurikirana ibiganiro ukora ni iki wowe wabasaba ndabasaba kumva Murundi nimba nta n'inkwano afite bakumva ko nyine nta bushobozi afite hanyuma Murundi we wamugiriye inama kuba yarivumbuye urumva kuko bamubwiye nabi agatangira guhagarika ibintu byose byo bikwereka ko ari mugabo Murundi w'icyo nshaka nuko yumva ko bamubwiye nabi ndabyumva ariko ace bugufi nawe yegera ababyeyi ababwira ati bimeze gutya na gutya nta nkwano nzabona cyangwa se akora ibyoroheje n'umurengere umuntu twatatu tubikurikira ko ariko se wamugana impeta kwambika impeta kuri ubu ngubu bisigaye bifite akahe gaciro byabaye ibisanzwe byo ntabwo bihagije oya umuntu ugukunda akwambika impeta nyine agusaba ko muzabana ni ibihe byose utajya wibagirwa wagiranye na Murundi kuva kwambika impeta cyangwa kuva mumenyana ntabwo nubwo twatandukana karangira tutabanye nanone oya ibyanjye nawe ni byinshi reka kugira ngo umuntu agere kuri kayo kuguporopoza ahubwo kuri kayo kuba mubana mu nzu ubundi aho niho ukaba
kuri kayo kuba murahanamo ngo nyine abagukunda ubuze ibyo by'ubukubaza ikindi kandi nyine umuntu ntabwo wakwambika impeta atagukunda ntabwo bibaho abagusaba nyine ko muzabana agusaba ko muzabana izindi nshingano narasuzaga neza ubwo ndi mu buriri byari fresh yego simbizi ntabwo bizi cyangwa wabona icyo cyabatandukanyije mutarimo kutubwira ukuri nta hantu bihuriye pe nta hantu bihuriye ese umuntu guhita yifatanywa agahagarika amavuta agahagarika iki wumva ikintu cyaba kibiteye atari ikintu cyaba gikomeye nyine impamvu ntabwo ibyo ngibyo ari byo twapfuye niwe ntabwo famiye yabijyamo byaba ari ibyanjye nawe gusa ariko famiye yabyinjiyemo wenda abantu muri comment bakubwira ko ari wowe utarihanganiye utarabashije kuresista kugira ngo mukomeze mubane bambwira ko ari njye munyamakosa cyane we niko ubibona ntabwo ngiye ariko mbibona ntabwo nanone nta nubwo ari no kwigira perfect ariko nanone ni ibintu byumvikana kandi ni ibintu ushobora cyetse wenda nk'ababyeyi umuntu w'umubyeyi uri nko kundeba afite nk'umwana w'umukobwa atungana niwe wenda ushaka niwe wanyumva ariko nk'abasore cyangwa abagabo cyangwa n'ikindi ntago bashaka kumva ko ari njye ufite ukuri abagabo buri abo babumva ko Murundi ari ufite ukuri ariko abagabo comment nyinshi bari abagabo bagukritika bose baravangavanze amakosa noneho yashyira kuri nde we utubwiye ko atari we munyamakosa amakosa ari kuri nde yakosoka gute amakosa ari ku babyeyi wenda banjye ni famiye muramuze jene cyane bamusore skoro uguye kuri moto ari uri kunsereza gukuruna agiye kuri moto wari utakaye neza neza abandi nguye wari uguye mbese ntabwo nari nguye ahubwo no ubuzima nabonaga nyine nansiga suno numvaga nyine atagomba kunsiga tugomba kujyana asubwo wenda tujye turya ku mande zombi twarebye ku rwawe tubwira nyine uko ubibona ariko turebye no ku rwa Murundi twavuga buriya ko yihanganye Murundi se guhita kubwirwa nawe agatangira kugenda hari ibihinduka wenda byo n'ibyakweretse ko ari undi muntu bamubwiye amagambo mabi sibyo burya umufamiliye wo ku mugore wawe yaje gutuka akashaka kwereka ko nyine nta kintu ufite urimbwa nyine ayo magambo arababaza kubwira umuntu w'umugabo gutyo noneho uri mu rugo rwe nyine birababaza rero Murundi byaramubabaje ko baramututse n'imbwa bamutuka ibintu byinshi nanabonye comment zituka musaza wanjye nyinshi cyane nawe yarambwiye ati barantutse ndamubwira ni nyine ni kuriya nyine biba bimeze nta kuntu batari kugutuka ubu umaze kumenyera gutuka baradutuka tukihangana warabyakiriye cyane rwose hanyuma hanyuma yo hajemo inziza byo bibona gute binkora ku mutima cyangwa n'umuntu ugutuka nawe bagukurikirana n'ubundi nawe ubwo niwe mfite ikome ariko ntago umuntu wese ntago umuntu yakuvuga ibintu byiza abantu nyine bavuga ibintu bitandukanye kandi twebwe ntago twita ku byo umuntu yadututse cyangwa iki twe twita ku byacu turi gukora rero abatukana ntago babura ntibyashoboka ntago byoroshye kabisa ubu umaze kongera kumenya se wamugani imbeho ubu ngubu bimeze gute wari umenyereye kwiranira n'umugabo none wagarutse mu mbeho yo mu rugo se wongeye wamenyereye wagarutse mu siribateri nta kintu bimbwiye pe nta kintu bimbwiye kurana n'umugabo no kuba mutarana nta diferanse nyine wenda iyo uranye n'umugabo wawe kwa ko umukunda nawe agukunda ntaribi aragufumbata ariko ubu ngubu ni ugufumbata umusego nyine ukumbuye ko agufumbata ntabwo mbikumbuye cyane gake ntabwo bikumbuye cyane fresh kabisa Irene iyo mpeta ni mu buhe bwoko gusa Patri ntukambaze ibyo bintu rwose ntabwo mbizi ariko mwagira gutya turebe abantu bazi iby'impeta bazadusobanurira ubundi iri aho ngaho bisobanuye iki ariko se bite waje tukaganira ibindi byo tukabyiyorera gake gusa duhita tubivaho ntabwo mbishaka tuganira ibindi wari ukumbuye kunserereza hanyuma Murundi igira ikintu umubwira kabisa wumva kiri ku mutima ndamukumbuye cyane cya mbere cya kabiri nyine ndabizi ko ari buze kureba ino interview nyine ndamukumbuye cyane nyine byaba byiza dusubiranye njye nawe tukongera tukabana ko dufite projet ndende
iranzu yacu rega ikeneye urego ukeneye ibyo bitwenye kugira ngo tubona ibirahuri. iranzu yacu nyine irabura ibintu byinshi, irabura abantu benshi bayizi, niba bashaka bajya baza no kudusura barebe, nta birahure birimo. Ndashimira n'abantu baduha amafaranga y'ibirahure anyway. Ndabashimira barayabahaye cyane. Ari ngombwa kandi useka bikajyamo. Abantu baduhaye amafaranga y'idirishya rimwe. Barakoze cyane, ndabashimira. N'abandi nyine bakomeje kutwereka ko turi kumwe mu buzima bwa buri munsi. Irambabura yahinduka rega umuntu akagura n'akagazi. Buriya Imana izabidufashamo no guteka ku mbabura bishiri, ariko ndumva ibyo atabyo byihutirwa cyambere nyine nuko ubona arara. Yego, ku bantu bibanira mu buryo nka buriya mwari mubanyemo, wagiriye ihe nama ukurikije na experience wari umaze kubikuramo? Ababyeyi nyine ntibagafata abana kuko umugabo nta bushobozi ngo avuge ngo kuri uriya muntu ngo nta bushobozi afite. Ibintu nyine n'Imana ibitanga kandi biza gake gake. Ariko nanone umumama ufite umukobwa washatse ariko atazi ahantu yashatse, atazi n'umugabo yashatse, ntago ugiyemo hagati pe nta gisubizo duha. Oya, ariko nibyo Patrick. Uvuze ku ruhande rumwe tugaruka no ku babyeyi, yishyira abantu mu rujijo. Ababyeyi bo reka mbanze mpere ku babyeyi. Ababyeyi bagomba kwicara bazi aho abana babo bashatse n'umugabo bashatse. Nyine famille zikamenyana, biba ari byiza. Ikindi, ababyeyi baza gufata umwana ngo bamutware ku ngufu atandukane n'uwo yakunze kubera nta bushobozi, nabo ntago twemeranwa. Shaka uduhaye umwanzuro ko kugiyemo hagati. Umwanzuro se ntabwo uri kuwumva. Umwanzuro ni uko ababyeyi bagomba kubanza bagahura, famille zikabanza zigahura, iz'umugabo wawe ndetse n'iz'iwanyu, bakumvikana, hanyuma umugore agatuza agashaka nyine umugabo. Ibyo bintu siko utabitekereje mbere? Impamvu nyine ukunda umuntu urukundo rukugira impumyi. Rukugira impumyi. Aho rugendeye rero wararebye. Uratangiye. Aho urukundo rugendeye, aho urukundo rugendeye sibwo warebye? Oya, nyine ari igihe nyine ari n'igihe bicarika ababyeyi bakakugira inama, ukahita wumva umwanzuro ugomba gufata. Ababyeyi bakagufatira umwanzuro? Oya, ni wowe wifatira kuko ababyeyi barakuganiriza, wowe mu byo bakubwiye byose ugatoranyamo nyine ibyakugirira akamaro. Umusaza wawe rero yasubeje umugabo wawe. Umusaza wawe n'iki wamubwira? Agira amahane n'ahantu ari hose arabizi kagira abantu. Kandi we nayigira. Ngera amahane ngira. Rero agomba nawe guhura na Murundi akamusaba imbabazi bikarangira, bagasabana imbabazi. Bagasabana imbabazi cyangwa akazisaba umwe? Bose se Murundi we urumva yararakaye, ankorera ibitari byiza kubera musaza wanjye mubwe nabi. Urumva rero niyo mpamvu musaza wanjye yarakaye. Yagasabye Murundi imbabazi na Murundi akagusaba imbabazi. Nyine niyo mpamvu tuvuga ngo bazasabana imbabazi. Nyine bombi. Oya, bombi ntago ariko mbyumva. Mbese Murundi yakoreye iki musaza wawe? None se reka mbanze nkubwire, sibyo? Murundi we nyine yashatse kujya kurwana nawe. Niba mwarabibonye. Bateza amahane nyine n'akavuyo. Ariko bazasabana imbabazi birangire. Abe nyine ko amwereke ko nyine byararangiye, nta bintu bya beef. Musaza wawe n'umugabo wawe, ninde ufite agaciro karenze? N'umugabo wawe. Nese cyumviye musaza wawe? Umusaza wanjye yari yatumwe n'ababyeyi kuri moto. Okay, wumviye ababyeyi ntago ari musaza wawe. Umugabo bivuze ko aruta musaza wawe cyane. Nese umugabo ko mubana imyaka myinshi, musaza wawe ko umusiga iwanyu. Yego. Ese impamvu umuntu asiga iwabo akajya gushaka umugabo wari abagiye nyine kugira umuryango muturutseho, kubyara, kugira famille nyine muturutseho. Okay, fresh. Abantu muri iyi minsi bakubwira se kungana, bakubwira ko kute no ko na mbere yo gushaka bitandukaniye he? Cyane agwanya bikubwira. Barabimbwira. Bagwe ko wabyushye igice cyane. Umubiri wose. Akana kagitubeshya mwana. Gusa n'intoki zarabyibushye. N'intoki zisigaye zarabyibushye. Ahandi. Tureke ibyo bintu. Ahandi. Okay, na abasore baraprofitira mu kavuyo se ngo batangire gutereta. Oya, nawe. Umuntu yambaye impeta baramutinya. Yego. Ntago bagutereta kandi wambaye. Noneho yambiye iri aho ngaho.
oya kakafite ubundi busobanuro gatanga oya ni ubushake tu wayishyizeho ku bushake yari iri hano nyishyira hano abandi yavuze iki se aho wayishyize wambabariye tukavuga nyine kugira ngo twumve ubusobanuro bw'icyatumye uyihashyira narabikunze kuba iri hano gusa byonyine tu nta bundi busobanuro bwahoze nta bundi nzi umuntu uzi ubusobanuro bwabyo azajya muri comment abitwandikira abitubwiye ubusobanuro bwaha ariko aho handi hora uzi icyo bivuze yego uhora urakizi ndakizi ni igiki wibukiraho uwo munsi bakwambika impeta wibuka iki niho yanyambitse impeta nyine bikwibutsa iki uwo munsi ni iki gitaha kigusibangamo no muri uwo munsi ubwa mbere umuntu yaranyambitse impeta n'ubwa mbere ariko ibintu wagiye ukora bwa mbere ni byinshi kubera ni ubwa mbere wari wakwambitse impeta ni ubwa mbere wari wagusugiye ni ubwa mbere wari ushatse nyine hari igihe impinduka zigera igihe nyine ubwo ni uko byagenze nuko byagenze okay fresh sana turimo turagana ku musozo rero Irene mu buzima bwo mu rugo abayeho gute arimo arakora ibiki nakaye karirimba haraye muri iyi minsi okay mu buzima bwanjye bwa buri munsi meze neza nta kibazo natandukanira ariko njya gushaka si ngombwa wari ukiri na mutoya n'abantu bajya babikubwira kugira ngo wari wihuse n'undi gushaka ahubwo abantu bari barabikunze uburyo nyine tubanyemo indirimbo ndi gukunda muri iyi minsi ni indirimbo yitwa Forget ya Kensol baba bavugamo ngo iki oya uzayumve nyine tubwira nkamwe mu magambo iyo wese kugira ngo umuntu akunda ikintu haba harimo amagambo y'umwihariko nk'ubu nkanjye ari nyamwumva indirimbo harimo ijambo ngo you try me and I try you naregeje nawe uragira nayo gusa nyine iyo ndirimbo ndayikunda nkunda ibyo gukora ukibagirwa wapi wapi nayo ujya kwibagirwa umuntu agomba kwibuka tu kwibuka kandi ari forget indirimbo yitwa Forget kuki se yitwa Forget sibyo ariko nyine hari amagambo abarimo ugatamva cyangwa ubwo no kwanga kwibagirwa mu rundi ntago namwibagirwa ntago byashoboka hanyuma baba ngo bavugamo wari ukidusobanura amwe mu magambo agize iyo ndirimbo uzayirebe ndagusabye cyangwa n'umwe uyishaka kuri YouTube uyirebe yitwa Forget ndayikunda Forget ubu nta mibare myinshi kabisa niko cakinomera ane somone yarakocoye ibindi harimo neza oya nta bindi ceceka mbabari yewe imise nibuka ko iyo ndirimbo nyizi ndimo ndavuga amwe mu magambo ayigize abantu bumve impamvu bayikunze ng'inkundo z'iki gihe nyine iriya ndirimbo mpita nyine nyitekereza cyane yego mbere y'uko duhura na Murundi Bosco nyine Bosco ni wa butipe nyine twigeze ko wigeze kugwa gusugiye niwe niki kwibutsa nitunatekereza byinshi tubyihorere okay noneho mise mbihuza n'amagambo muri ndi baba ngo fuck and forget sibyo uri umusirimu Irene naho ibyo wabihungira urumva rero niba utwibukije story ya Bosco tuzi ko mwaryamanye yemu yanyu gahita inarangira ibyo byararanye asigaye afite undi mushere mushyashya ndanabasuje cyane mana karembo ni keza hane nshaka ni mu mwaka ndakibutse numva karimo amagambo abikora okay fresh atiho turagana ku musozo kabisa wakoze cyane kugaruka kubana natwe yarashize igihe tutagaruka kuri yawe TV twizere bano kubutaha uzagaruka n'igihe wenda twazongera tukabona uri kumwe na Murundi byaba ari fresh cyane byaba ari sawa cyane turi nete tw'ikiganiro udukuyemo ikiganiro cyarangiye ariko Patricia agira ikintu ubwira abantu twisoreze abantu nyine suze na cameraman namusuze yambaye neza cyane kandi abantu bakomeze batugira inama muri comments zitwubaka pana nyine zidutuka abari abantu batukana ariko muri comment bugira ubutumwa abantu nyine ari ikinyabupfura ntabwo ari ikinyabupfura nubwo ari byiza ugasanga abantu bugira ubutumwa bagenda ngo turabizi ngo ibyo bintu ngo ko ari planka ngo turabizi ngo ibyo bintu ngo ko ari ibintu muba muri kudukina kandi guys umuntu nagaza imbere ya kamera aje gukina ntago umuntu ajya mu rukundo ngo umuntu ajye kubana n'umuntu ari imikino bibaho wakinira mu rugo rw'umuntu mwana cyangwa wakina use kugashyiramo ikirahure ire wakoze ntago wakina mani iyo mikino yo guseka ikirahure ngo kijyemo wakoze cyane kubana natwe hanyuma abakunzi bawe sinzi niba ari ikindi bababwira ndabakunda cyane kandi bakomeze banyereke nanjye ko bankunze bangira inama muri comments
Okay, fresh yitwa Irene, wakoze cyane kuba natwe, reka dushimire n'abandi bantu bari badukurikiranye bari mu bice bitandukanye. Reka tubibutse ko ugomba kugana Body Max Fitness kugira ngo ubashe gukora imyitozo yawe, kugabanya ibiro cyangwa kubyongera. Dufite aba personal trainer baguha imyitozo ijyanye n'umubiri wawe cyangwa se n'icyo ushaka gukora. Duherereye mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe winjiye mu Hilltop, kata ibumoso bwawe ugeze kuri Body Max Fitness. Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0788 dufite gym nziza cyane, dufite sauna and massage, swimming pool ku bantu babikundira koga. Mwakoze cyane kuba natwe, nitwa Patrick Amahoro y'Imana, abandi namwe reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Musaba gutwiki.